harya ubwiza baraburya babushyira mu nkono bakabuteka babushyira mu gifu kikabusya njye ntabwo ofete kuba uri mwiza uri mwiza si ibyawe se njye bimarikiza uri mwiza ariko Aisha we yaravuze uti wenda Brian andusha gutera neza ariko nanjye mwisura nanjye ndi mwiza kumura sa Brian ateye neza wahiriye n'urushako ariko hari n'utarahiriye n'urushako aho kugira ngo ngire urugo mpungira mu kabari unagira urugo uhungiramo akabari mpungiramo akabari Rocky uri muntu ki ubu nonaha wo kuba wumva ko ibyo wakoze ushaka kubisenya can you imagine nyine kuba ubu nonaha wabyara umwana uri umubyeyi ntunezezwe no kubona umwana wawe yakura ese Rocky reka nanjye nkubaze uribuka cyagiye utaramenyekana uribuka uburyo biryana kugira ngo ugere kuri spotlight ubu nonaha none niba ushaka kujya mu manure niba koko ibyo papa cyangwa yavuze ari byo hasoza abantu mujye muzubaha bro Rocky na timu yawe niba mwubaka mwarangiza mugashaka gusenya mufite ikibazo gikomeye cyane ubundi njya avuga ngo amahirwe y'umunwa siyo y'izuru Kadafi ubu nonaha wibagiye papa cyangwa ntabwo nemera management 1:55 am gute rero ahubwo ntabwo numva ukuntu mushaka kwigwizaho abantu bafite amazina ariko mutari gukoresha sibyo bafite bwa bushobozi bwo kuba bakora bya bintu byose bakora umuhanzi ariko ubu nonaha ntabwo turi kubona Kenison nk'umuntu uri active cyane uyu munsi Roskana ni umuhanzi mwakagombye gushyiramo imbaraga nyinshi ariko Coach Gael shaka abajyanama uri umushoramari kuko at the end of the time Coach Gael ukeneye in return y'amafaranga uri gushora nuko Coach Gael afite ibibazo na The Ben amakuru mfitiye gihamya nuko The Ben yashatse kwegera Coach Gael Coach Gael ngo nta biganiro nagirana nawe indirimbo ni muyikore nta nubwo tuzanahura ariko iyo ndirimbo mu by'ukuri iramarira iki Kevin Kade iramarira iki Element iramarira iki The Ben mu bihugu byo hanze arazwi arafasha iki bano bahanzi bacu bandi kugira ngo ba spreading music yabo ije out of Rwanda yego ndabasuje mbahaye ikaze kuri Leya Entertainment nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose it's Arafat one and only umwe cyane yego ubaye ukeneye kwiga cyangwa se guhabwa amahugurwa ku byerekeranye no gutunganya ndetse no gukora filime wanyarukira mu Gicumbi Cinema Center ku Muhima ahateganye na Mereze ahahoze Tigo ya kera uyu munsi rero muri analyse z'uyu munsi ngiye kuba ndi kumwe na Leandre reka muhereze ikaze kuri Leya Entertainment Leandre ikaze urakoze cyane Rafat meze neza cyane ndashima Imana nizere ko n'abanyarwanda bari hirya no hino nabo bameze neza yego turagarutse n'ubundi muri analyse hari abifuje ko tuzajya dukora analyse za buri munsi ariko ntabwo byashoboka kubera ko biragoye ko twajya dukora analyse za buri munsi kuko yego inkuru ziba zihari ariko ni byiza ko dutanga umwanya no kugira ngo abantu batekereze ku byo turi gukora yego uyu munsi rero dufite ibintu byinshi turi buze kugarukaho ariko ntarajya kure ejo nahoze mbona hari umunsi mukuru bavuga ko ngari ni umunsi mukuru w'aba girlfriend International Girlfriend Day yego uwo munsi rero wari umeze ute iwawe ntako wari umeze ntako wari umeze n'ukuri kw'Imana nta girlfriend ugira ntawe Allah ahubwo se ugira mushiki wawe ndabafite barenga umwe karakemutse ubwo ngubwo nyine mbonye girlfriend yego abari bafite ba girlfriend babo tuyizere ko baguwe neza aho bari baherereye hose no mu byo bari barimo yego uyu munsi rero hari akantu ntumbishe nshaka kukubaza yego ubundi mu buzima busanzwe ni iki kintu ushobora kubwira abantu bashobora kuba batazi kuri Leandre mu buzima busanzwe abantu ntabwo bazi ko ndi umu introvert contraire n'aba extrovert njyewe ndi umuntu ukunda ahantu hatari abantu benshi ukunda ahantu hatari abantu benshi kandi uri umunyamakuru icyo kintu nanjye cyo kinshanga so ndi umuntu w'umu introvert ntabwo nkunda nyine kujya ahantu hahuriye abantu benshi ejo bundi ndi kubwira hari ahantu nakoze ikiganiro kuri Popcorn TV show
babwira nyine mbwira umuntu yitwa Claire mubwira uburyo njyewe ntarigera ninjira muri arena, ntarigera ninjira mu Mahoro Stadium, ariko arambwira ngo ntabwo ibyo bintu bishoboka. Oya nanjye nshobora kubyumva numva ko ibyo bintu bidashoboka. Si uko ntajyamo, bafite no ma invitation yo kujyamo, ariko ntabwo nyine nkunda ahantu hari abantu nyine ahantu hari crowd nini cyane, ntabwo mbikunda, ntabwo nzi impamvu, ariko ejo bundi ngo nabitekereje nsanga n'ubundi mu buzima bwanjye rwose nakuze ndi umuntu uri ukunda nyine ahantu hari njyenyine. Niyo ngo umpaye internet ukampa amafaranga ukampa n'ibyo kurya, wakwirinda abantu ntakubeshye nshaka no kubara n'umwaka mu nzu utarahura n'abantu. Yego ntabwo nzi impamvu. Ikintu gisekeje noneho sasa nkunda gukina biyari. Ukunda gukina biyari? Wowe ntabwo yaba yarakugize imbata? Oya ntabwo yangize imbata, ntabwo nzi uburyo nasobanura ibyo bintu. Nibyo bintu abantu batanzi bazi ko ndi umuntu none ikindi kintu abantu batanzi ni uko ndi funny. Ndi umuntu ukunda kwipostingira ibintu bisekeje, nkunda nyine kubona abantu bishimye. Ntabwo mu by'ukuri ntabwo nzi uburyo nakwidefinisa, ariko mu byo nzi nuko nzi ko ndi umu introvert. Ibintu biri kugenda bicicikanya ku mbuga nkoranyambaga ya kuri Aisha ndetse na DJ Brian wabibonye? Yego nabibonye. Wese yirata ubwiza korusho undi ubwiza. Rero sometimes bya tujya kuvuga ibintu nibyo no gutwika. Brian urashaka gutwika na Aisha aratwika. Harya ubwiza baraburya, babushyira mu nkono bakabuteka, babushyira mu gifu kikabusya. Njye ntabwo ofete kuba uri mwiza uri mwiza si ibyawe se? Njye bimarikize uri mwiza. Ariko Aisha aba yaravuze uti wenda Brian andusha gutera neza, ariko nanjye mwisura nanjye ndi mwiza ku muro. Brian ateye neza keretse niba wenda ibyo numvishe cyangwa ibyo tubona bicacana hirya atari ukuri, ariko burya ngo sajari zarabaye. Bro mushaka amafaranga mureke kuza kurata ubwiza kuri kamera mwana. Erega hari abantu baba barubatse umubiri akaba aribo barisha. None se uguteye neza ukaburara byaba bikumariye? Waba uteye neza ukaburara muri Kigali? None se uza abakobwa hano baburara bateye neza keretse nyine abisobanukiwe kuri gahunda ya share nyine. Ariko ubundi ni benshi hano bateye neza baburara mwana. Ni benshi bateye neza badafite amafaranga. Gutera neza ofete icyo ni ikintu kiyongera ku buzima bwawe, urumva kiba kije nka compliment. Ariko ubundi ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugukora, urumva ukabona amafaranga ukubaka ubuzima bwawe. Kumbwira ngo uteye neza ngo uri mwiza bla bla bla, ubu se tugiye kuvuga ubwiza ubu none wasanga 50 Cent urumva yego na ba Kevin Hart si mugufi yego, abo bose nyine nta bwiza bafite. nta bwiza okay, reka ne kuvuga ubwiza dutandukanye ubwiza n'uburanga. Nta buranga bafite nyine navuga ngo uburanga bugaragara, ariko bafite amafaranga. Hako se ubundi waba ufite amafaranga ukagira uburanga budashamaje cyangwa ukaba uri mubi? Okay, reka dutanga urugero ku muvandimwe wanjye w'inshuti yanjye. Kananga urugero ku muvandimwe wanjye babwiye ngo ubwiza bwe ngo ntibuzabubangamira mu bro. None si umunsi Melody ntabwo ashamaje mu buranga nkuko babimubwiye bro. Arakeye ahubwo nigeze kubona urutonde rw'abagabo beza ngo dutunze mu Rwanda. Uraza kurata ubwiza man, ahubwo n'igihe wamenye kuri mwiza ubwabyo ushyiraho question mark. Hari umugabo mwiza ubaho? Ubwiza ni coffee bro. Ku mugabo ubwiza ni coffee. Kumbwira ngo uri mwiza ngo urasa neza ngo uri boga ngo urateruye ngo bro, terura ni coffee nyine ibyimbe. Kumbwira ngo ukuza ukanyirataho ukazamura amazuru ngo gihe ngo ndwadanje. Akaba ari umusore wakoze umubiri iwoko. Ewana wa undi dukunze kwita ubundi ngo Kanyama. Brian we azi showbiz, azi icyo ari gukora. Aisha ibyo yavuze we arimo arinjira muri industry anayirimo. Ni umukobwa nyine uri gushaka kugaragariza abanyarwanda ko ashoboye kandi aranashoboye. Ariko kuza kundatira ubwiza ndatira ikofi nyuma yaho ubu ngubu nicaranye n'igweja
Aisha waramemukiye n'ikimanyu waramemukiye mwana unyita igwejo ugatinyuka nubwo wasabye imbabazi nyine abasore ariko afite njye nemera ko showbiz irakura cyane uko kera twakoraga showbiz ko tuyikora ubu ngubu bitandukanye na kera ntabwo reka kuvuga kera batagira ngo ndi mukuru oya n'ubundi Muyoboke yarabyivugiye uti kera yaguherezaga agasede manager nawe yaramemukiye rero manager watumye abantu batangira kunkeka imyaka yanjye kandi ibyo urumva ntabwo ndi mutoya ariko nanone ntabwo ari saba ko abantu bamenya ukuri ahubwo nk'abantu bo muri generasiyo yanyu mbona generasiyo yanyu icyo gihe Muyoboke yabaherezaga nose Muyoboke yari mu generasiyo ahubwo n'ikibazo nyeko kuba zamunagihuriyeho ese mbabare kubera iki mwese ikintu by'ibikwe mwabyiranze ubukwe rero ni projet y'umuntu ku giti cye atagomba kubwira undi muntu ayivuga uko nyine byarangiye sinibaza impamvu abantu bambaza ubukwe oya abanyarwanda rega baba bagomba kukubaza none se reka mubaze njye ni inkuru ubukwe bifitiye inyungu ki umuntu umufana wanjye reka nkubwire inyungu ya mbere imufitiye hari abantu benshi bakureberaho bakakwigiraho bagufatiraho iki urugero ntibarufate hari abantu ububereye rorumodo wabo nta rorumodo wabyanga wabyemera nuko bimeze ubwo rero nudakora ibyikwe nemera ko ubukwe umuntu ku giti cye niwe bigira akamaro umuntu ukundeba hano ntabwo akeneye kumenya ko nakoze ubukwe cyangwa se ntabukoze nyine kubera ko ndi kuri public ndabyumva in a way of inspiration ariko icyo mgiye mvuga ni iki ntabwo ngiye uzantungira umugore ntuzanyishyura minerivare y'umwana ntuzagira gute ni gute unyishyuza ubukwe oya ikintu ndi kukubwira uzi kosa abanyarwanda tujya dukora se usanga ushyira pressure ku muntu kugira ngo akore ikintu kandi we cyarakunaniye ukanshyiraho pressure ngo ushake man twege abanyarwanda tugira kwigana oya cyane reka ntange urugero njyewe ubu nonaha umunyarwanda uri kundeba ashobora kuvuga ngo ngo Leandre wenda ntabwo wenda nzibane njye nta nubwo nzi niba nkuze cyane niba ntakuze ntabwo nzi ikigero cyo gukura ukuntu kiba kingana umuntu yarangiza akazi akakubwira ngo urumva ngo wowe ngo ushaka umugore ngo urakuze wahiriye n'urushako ariko hari n'utarahiriye n'urushako so aho kugira ngo ugiye nshake nabi nabyihorera ugomba kubanza ugatuza ukareba kuko ubundi muri filozofi yanjye aho kugira ngo ngire urugo nzahungira mu kabari nagira urugo mpungira akabari mu rugo wagira urugo mpungiramo akabari aho kugira ngo ngire urugo mpungira mu kabari nagira urugo nagira urugo uhungiramo akabari ibyo bintu ntabwo abantu babitekereza gushaka ntabwo pressure gushaka ntabwo sinzi impamvu abanyarwanda bashyira kuri pressure nyine abantu gushaka kubera ko buri wese aba afite ubuzima bwe bivuze ngo rero ubuzima bwawe n'ubwawe nanjye ubwanjye n'ubwanjye mwaretse papa Sava mukamureka Philipita mukamureka mukandeka Muyoboke mukamureka kuvuga Philipita wenyine ko n'abandi noneho ikintu kigiye kinsetsa ni ukuntu abajama baza bakambwira ngo nshake kandi nyamara bo ntibarashaka urumva hari papa Sava urumva hari Philipita yego hari ba Muyoboke hari bayingana grand frère hari babamenya ni benshi ariko ntabwo urumva Muyoboke arabimukiye mwana karakantu kagukozeho pe yatumye abantu batangira urumva na babu inshuti yanjye yahise amenya nyine yahise atangiye gutekereza ubwo yabonaga yahise agutangira kugufata nk'umuntu mukuru cyane kuri we ariko gushaka ni decision y'umuntu ubwo nifata umwanzuro muzayimenya rero hari abantu benshi bakunze gukorera kuri iyo pressure y'abantu bakibagirwa ubwabo ahubwo bagakorera abantu njye sinjya nkorera kuri pressure impamvu nakorera kuri pressure ni iyi n'ejo kwa kangaira kwa kane ejo ndi kumwe na Emi Nyawe akora kuri Dynamic Show akora no ku Isibo ndetse na BTN B+
ariko gukora ikiganiro na Tycoon aravuga ngo urumva ngo Leandre ngo ibiganiro bye ngo ntago biratangira kurebwa ngo sinzi ngo impamvu ngo abantu ngo batari kure njyewe nta pressure mfite yo kugira ngo umuntu amenye uzamenya azamenya utazamenya ntazamenya hari abantu baba bashaka kumenyekana no mu bintu bibi njyewe rero ntago ndi uwo nguwo never kubera ko njye ibyo nkora uzaza akabikunda azastayinga utazabikunda kandi azajya gukunda izindi content kubera ko ntabwo nzagushyira nk'umugozi kugira ngo uzure ibiganiro byanjye ariko nusanga ari ngombwa kubireba bro welcome noneho twinjiyemo neza cyane n'umuvuduko mwinshi cyane harya umunsi ngo hari bikira uyu munsi rero ikintu cya mbere tugiye kugarukaho ni Rocky ndetse na Papa Cyangwe igarurwa rya channel ya Papa Cyangwe rivugwaho n'abantu benshi ibintu byinshi bigiye bitandukanye ngendeye wenda ku butumwa Papa Cyangwe yashyize kuri Instagram ni Instagram nayibonye sinzi niba wabasha kubunsomera ubwo butumwa nari nzi ko nakoze screenshot ariko nasanze ntayo mfite ariko ndabyibuka yewe bimwe muri byo ndabyibuka kuko ibyo yavuze byinshi nari naramaze no kubibona n'ahandi nibyo navuze ejo bundi ubushize ndavuga ngo muri entertainment tugabanye hate tugabanye hate kumva ko n'urugero ngiye niba narafashije umuntu kumva ko gutera imbere kwe ntakabyishimiye Rocky uri mu ntoki ubu nonaha wo kuba wumva ko ibyo wakoze ushaka kubisenya wakwishimira kubona Papa Cyangwe uyu munsi ari down ari wowe wamushyize hejuru can you imagine nyine kuba ubu nonaha wabyara umwana uri umubyeyi ntunezezwe no kubona umwana wawe yakura waba uri mu ntoki niba koko ibyo Papa Cyangwe yanditse avuga ko team ya Rocky Entertainment ariyo ishaka kumanura byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko twaba dufite abantu batazi neza agaciro ko kubaka cyane ko Papa Cyangwe yavuze uti ku byo yari yanditse wenda ku byo nibukamo bike yaravuze ngo dore nabubakiye amacano yanyu yego ntibyabahagije niyo niyubakiye nayo mushaka kuyijyana byumve ko ari ikibazo cya danje dufite muri entertainment yacu uyu munsi njye ntabwo numva ukuntu twakagombye gushyira hamwe ngo twumve ko tugiye gusenya umugozi umwe ahubwo tukumva ko ubwacu tugiye kuryana ese Rocky reka nanjye nkubaze uribuka cyajya utaramenyekana uribuka uburyo biryana kugira ngo ugere kuri spotlight uribuka imvune wagize uyu munsi umuntu abonye amahirwe yo kuba amenyekanye abonye amahirwe yo guhura nawe kubera ko abonye spotlight umushyize kuri spotlight ubu nonaha none niba ushaka kujya mu manure niba koko ibyo Papa Cyangwe yavuze ari byo twaba dufite ikibazo gikomeye cyane mu mitekerereze ubu nonaha Papa Cyangwe ari mu bantu bari gustragolinga kuko nta management afite ndoza akaba uriya Ndahiro Valence Papi niba muri statement mu byo ntuza Papa Cyangwe yanditse yaravuze ngo njyewe ndi umuhanzi uri kwihiringa nta management ntaki hanyuma Papi akaba amufasha mu byerekeranye n'icyo ntabwo nzi amasezerano bafitanye kuri nanjye kubera ko mba mu bya management ninda kujya mu masezerano y'abantu ntekereza ko Papi amasezerano bafitanye nibo bayazi ariko kuba Papa Cyangwe yakwandika kuri Instagram akandika ko nta management afite bivuze ngo uko byenda kose Papi yamufashaga nka manager ariko nyiri utari cyane wenda nko mu bintu bya promotion Papa Cyangwe njye ntakubeshye sincerely speaking ngiye kubivuga uko mbyumva yaje atankomvenga ariko uko yagiye akora yarihirinze bro yarihirinze uyu munsi n'umuhanzi navuga ngo ufite izina riremeye yarihirinze man hasoza abantu mujye muzubaha bro hari umuntu akihiringa umuntu akaza akifuza nyine kwanya izina ryawe so rero Rocky na timu yawe reka myite na gang yawe niba mwubaka mwarangiza mugashaka gusenya mufite ikibazo gikomeye ahubwo nyicara kugaruka kuri ibyo bintu bya Papa Cyangwe nkunze kumva muri showbiz havugamo urwango mu nyangire
wowe uyibonamo iyo munyangira hano muri irimo bro irimo ariko n'uburyo nk'ubu nka Papa Cyangwe kuba yaratandukanye na Rocky Kimomo hari ahantu runaka byamufungiye amayira wenda mu rwego rwa promotion ubundi njya avuga ngo amahirwe y'umunwa siyo y'izuru sinzi impamvu kakajambo kajya kanzamo cyane ni ukuvuga ngo ubu nonaha ushobora gusanga Papa Cyangwe ari umugisha wa Rocky yego cyangwa se Rocky ari umugisha wa Papa Cyangwe mu buryo umuntu nyine mu buryo mu buryo atazi Rocky ntago azahora ari trend nta nubwo azahoraho ariko ushobora gusanga uyu munsi Papa Cyangwe azitura Rocky akitura umwana wa Rocky wenda Rocky atakiriho man ugasanga umuntu azi ko arenze azi ko ari ntakorwaho akiyibagiza ko hari ubundi buzima busanzwe agomba kuzajyamo agomba kubamo ibyo rero urwango rurimo harimo na munyangire yo ishobora kuko n'urugero ariko showbiz irasekeje mwana Kadafi ubu nonaha wibagiye Papa Cyangwe ubu nonaha uricaye kubera ko ushaka gutwika wibagiye Papa Cyangwe ku buryo bakubaza Papa Cyangwe ngura mu peti ngo ndamuzi ikintu ngo bafashe umuntu gikomeye ngo no kumushyingo ikintu bashobora gufasha Papa Cyangwe gikomeye ngo no kumushyingo ninde abivuze ni iriya gang ya Rocky ngo mu kiganiro bro mutwika ariko mutekereze ejo hazaza kuko ejo n'ejo bundi imbuga reka mvuge ngo internet ntabwo yibagirwa ibyo uri kuvugira kuri kamera nonaha ushobora kuzasanga ushaka kukwafekta mu myaka 20 cyangwa 30 cyangwa 50 nta n'uwamenya ibaze kubwira umuntu ngo icyaba kiza ngo ni ukumushyingura ubufasha wamuha ni ukumushyingura ejo bundi nari kumwe n'umuvandimwe wanjye Kasuku Media ndamushimiye cyane twagiranye ibiganiro turaganira kiza wa mipango tuganira kuri studio yiwe afite studio Nyamirambo turi kwiganira nyine nubwo avuga bira bintu ariko ku rundi ruhande hari uburyo nyine ateye ahubwo ateye nka kuri tumubona ku mbuga nkoranyambaga ya n'umuntu uciringa aravuga ngo mwana ngo nakubeshye ngo nanjye ngo njya ndeba ngo ngumva ubwo buranyije mu minsi ishize ari nayo minsi turimo turushaho kwihanganisha umuryango wa Dorimbogo kandi nawe Imana ikomeze mwakire mu bayo hari abantu kuri social media bari kugenda bagaragara nk'abashinyagura bakoresheje amwe mu mavideo bagiye bafata yego urugero hari nk'umwe mu bantu witwa Bosco namubonye ku mbuga nkoranyambaga ari trending biriya bintu byo kuba umuntu arwaye wowe ukaza ugaragaza ko uwo muntu nta kibazo afite kandi nta fact ufite biriya bintu bibona ute nabonye aka video gatoya Bosco ntabwo tuziranye ndumva tutse twanahura simbizi kuko njye umuntu namenye nkomeza kumenya nabonye akaboro ari kuvuga ngo yari afite ikiganiro ngo yagomba kurekura ngo ntiyakirekura nibyo koko rugifite ngo yarindiriye ngo ko bagera ku byo bari ngo uko we yavugaga ko arindiriye ko ngo prank barimo bamanza kuyikora bakabona kurekura bro urimo urakina n'ubuzima bw'umuntu mwana kimwe nuko rwa rupfu rwa Dorimbogo rushinjwa abantu benshi cyane reka mbanze mvuga iki kintu urimo urakina n'ubuzima bw'umuntu ku rwego rw'uko umuntu ari gupfa wowe ukabyita ko ari muri prank urimo urakina n'uko urimo urakina n'ubuzima bw'umuntu uyu munsi uri gushakamo views warangiza ukaza umuntu yamaze gupfa deja umuryango uri mu kababaro nibyo koko dufate ko hari ukuri kwawe ufite ariko se koko mu by'ukuri ni ngombwa kujya gushinyagurira umuntu ntabwo ari ngombwa bro sometimes tujye tugira umuntu nibyo wenda hari ibyo uzi it's okay ariko please man tuba abantu ntabwo nzi impamvu umuntu bwashize mu bantu ku buryo umuntu abura umuntu we ukaza no kumusonga harimo abantu ni benshi hari nk'umupasiteri nabonye ari kuvuga ngo Dorimbogo natarika biri yarimo hariho umwuka wo gukenyuka ese ngiwe hari n'ikindi kintu
abantu basenga muze kuza kumbwira kuki abahanuzi benshi bamwe na bamwe bahanura ibiha kugira ngo bahanure ibyiza? Kuki bahanura ibibi aho kugira bahanura ibyiza? Kuki uza kumbwira ko mfite impanuka ahubwo ntumbwire ko wenda hari n'akazi ngiye kubona? yego Umuntu usenga ntaze kuza kunyumva nabi. Nemera Imana ariko sinemera idini. Icyo kintu nkivugiye hano. Wemera Imana ntiwemera idini. Impamvu nuko abantu bakorera amadini ku isi nta mbuto banyerera bamwe na bamwe. Bamwe na bamwe ntago banyerera imbuto zishobora gutuma ngiye mfata umwanya ngo njye mu rusengero. Yego. Gusenga no guterana biratandukanye. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibi bintu ngiye kubivuga hano kubera iki ko njye niko mbyumva. Naho hari uko ubyumva. Ubu nonaha idini byamaze kuba business. Niba utari kubyemera uzaze dukora ikiganiro hano. Nkareke fact. Fact nyinshi cyane. Uyu munsi idini ryamaze kuba business. Mu gihe ukwizera kwanjye kuri mu mutima wanjye. Njyewe rero kugira ngo nzajye kwifubika umwambaro w'idini mbeshya ko nsenga nazana nkakubwiza ukuri. Yego. Gusenga kwanjye kuri mu mutima wanjye n'Imana yanjye. Udini yako byagakwiye kuba bimeze. Ariko uyu munsi uraza ukanyusha uburyo ki uri mu restoration cyangwa se usengera kwa Gitwaza cyangwa se usengera ahantu runaka ukanyu mbonye n'urugero rwa rufatika. Hano haruguru hafi naho dukorera hari urusengero umuntu umucaho akaza ngo arafanga nose ngo wakwinjiyemo tugasenga. Bro, uri muri business yawe tukajya gusenga. Uri muri business yawe, ni gute ushaka kunyara muri business yawe? Barakwangaje kugira ngo ushaka abayoboke. Si business? It's a business. So bivuze ngo rero ngiye gusenga kwanjye ni njye n'Imana yanjye. Kuza kumbwira ngo umusilamu it's okay, nyerera imbuto inyereka ko ngomba kuba umusilamu. Nyerera imbuto unyereka ko ngomba kuba umukatolike. Nyerera imbuto kugira ngo mbe mu adventiste cyangwa se n'undi. Nongeye ikindi kintu ndavuga nti umunsi niba koko Imana ari urukundo nkuko bivuga mu nabyigisha. Yego. Umunsi umukatolike cyangwa se umusilamu yashakanye n'umudivantiste kubera urukundo idini ntimubuze nzayoboka idini. Ariko umunsi umusilamu atumva ko yashaka n'umudivantiste cyangwa se atashaka n'undi cyangwa se umukatolike cyangwa se umudivantiste atashaka n'undi, bro, it's a question. Yego. Ubu tukaba tugiye kugaruka muri 1:55 AM 1:55 AM kwa Coach Gayel. Tukaba tugiye kugaruka rero kuri Roskana, umuhanzi nabonye nkakunda indirimbo ze nyinshi zigiye zitandukanye. Njyewe mbere yuko tuvuga kuri Roskana, yego, rikavuga iki kintu abantu bazi kubifata biri personal. Ntabwo nemera management 1:55 AM. Gute rero? Ndakwereza fact. Yego. Kenny amaze igihe kingana gite asinye muri 1:55? Baba yagiyemo kuri hashize nk'amezi besto, ariko idurira kuri YouTube ndebe besto. Impamvu mvuze ko ntayemera si uko badakora, ahubwo ntabwo numva ukuntu mushaka kwigwizaho abantu bafite amazina ariko mutari gukoresha. Ubu nonaha 1:55 ni label ifite amafaranga, ni label nziza, ni label umuhanzi wese wo mu Rwanda yifuza kujyamo. Ariko nabo ufite ntabwo muri kubabyaza umusaruro, bro. Roskana indirimbo yitwa Sesa. Besto imaze ukwezi kumwe. Yego. Kwa Roskana rero Sesa yo uretse gatoya. Niba ubu none hamwe arasinyishije abahanzi, sibyo? Bakaba batari active nkuko twakagombye kubibona. Usibye Bruce Melody ni active cyane. We n'ubundi ariko yari asanzwe afite izina rikomeye. Na Kenny rifite. Mwakagombye kuba muri gutekereza kubaka, reka mbyite empire ikomeye ku buryo muvuga ngo Kenny na timu ye bari muri management ya 1:55, ariko imbaraga ziracyari za zindi. Kenny atari muri 1:55 yari active cyane. Yari active kurusha uko ari. Kuko Kenny yitigitiye ba Harmonize na bande bose barakorana, ba Fiki Fameka. Uyu munsi 1:55 mu marigi.
sibyo bafite bwa bushobozi bwo kuba bakora bya bintu byose bakora umuhanzi ariko ubu none ntabwo turi kubona Kenny Solo nk'umuntu uri active cyane. Bruce Melody arimo arategura album. Ase iyo album yaheze irahari reka twe kuvuga kuri album nayo ubwo tuzagiriye tuyivugeho kuko nayo hari andi makuru yifiteho. Yego uyu munsi Roskana ni umuhanzi mwakagombye gushyiramo imbaraga nyinshi kuko Roskana ni umuhanzi mwiza njye namumenye akitwa David Rubangura. Bivuze ngo rero Roskana ni umuhanzi bakagombye gushyiramo imbaraga nyinshi cyane ko Bruce Melody deje uyu munsi yari boostinze ariko dukeneye kubona abandi bantu, dukeneye kubona andi mazina, dukeneye kubona amaleba akomeye. Nyine impamvu navuze ko ntemera izo 155 si uko badakora ahubwo nyine ni uko hari uburyo nyine batari gukoramo bya cyane. Ariko Coach Gael niba shaka abajyanama nicyo kintu cyonyine ntabwo mvuze ko tabafite ariko shaka abajyanama bari bufate Kenny Solo, bari bufate Roskana, buri wese akagira timu ye bavuga ngo uyu ni Roskana ubarizwa muri 155 ariko ufite management imeze gutya. Ntabwo Mike ni Kenny, ntabwo ni Kenny ntabwo azakora ibintu byose, niwe uri kumwe na Bruce Melody niwe manager ubungubu wa Bruce Melody. So bivuze ngo rero uri umushoramari ariko tekereza nanone ba bantu uri kumwe nabo ese bafite ubushobozi bwo gukora bya bintu wowe ukeneye kuko at the end of the time Coach Gael ukeneye in return y'amafaranga uri gushora, si byo se? Ego ari ntuzaha ari umwe mu banyamakuru, yego ntabwo ndi bumuvuga izina ariko yaravuze ati Coach Gael icyo yashaka kuri Bruce Melody yarakibonye. cyari igikiza cyari uko yabivugaga cyari kuza akibrandinga nka Coach Gael abantu bakamumenya bamara kumumenya agatangira ya mishinga ye. si uko mbibona. Ubibona ute wowe? none ko Don Jazz nawe ari umushoramari akaba n'umuproducer akaba n'umu entertainer haza n'abantu bagakora kandi bikagenda neza ariko kuko erega at the end of the time bro nta muntu udakeneye ifoto mwana nta muntu udakeneye, buri wese akeneye kumenyekana. uzi abantu bafite inyota hano yo kumenyekana ni benshi njye ntabwo mbibonamo nk'ikibazo. uzi impamvu nabibonamo nk'ikibazo nuko Coach Gael muri business ze azakenera branding, akeneye kwibrandinga nk'umukire ariko uri kugira gute ufasha akaboko abandi bantu. ibyo njye nta kibazo mbibonamo na kimwe, ahubwo ikibazo cyaba gukunda ifoto ntakore. icyo njye niho nabibonamo nk'ikibazo. ariko mu gihe Coach Gael avuga ati ngaya amafaranga mugende mukore, njyewe ndashora mugende mukore, ibyo nta kibazo kirimo. ahubwo uyu munsi niba Coach Gael wenda n'urugero ari kwibrandinga akeneye ko nahura n'umushoramari azaba amuzi. urumva si ubushobozi bwe, urumva za nyungu zo kwibrandinga. najya kudiringa deal n'umukire azavuga ati njye nitwa Coach Gael, azasanga amuzi. none se urumva atari inyungu kuri Bruce Melody n'abandi bose ahetse kuri Bruce Melody. ariko abanyarwanda sometimes nyine yagiye bakora ibintu nkahita numva ntabwo ndi kubyumva neza. nk'uwo muntu arumva ko Coach Gael yagombye kujya iruhande nibyo koko yakagombye kujya ku ruhande ariko reba no kuri business nawe zinoze akora noneho zimwinjiza amafaranga. zimwinjiza amafaranga. urasanga n'ubundi Coach Gael akeneye kwibranding cyane. Roskana kuba atari kugaragara kano kanya wowe bifate njyewe nababwiye ko Roskana muzi, ndamuzi cyane. yigeze kumbwira ijambo rimwe nari ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye witwa Zita, abantu baba bazamumenya, ni umu artist mwiza. aravuga ngo ngiye gusohora indirimbo nitaba hit ndahita ndeka umuziki. iyo ndirimbo ni iyihe? ubwo niho nari ngiye kugera. icyo gihe afite indirimbo yitwa ariyangiye gukanyira ba Bruce Melody yitwa ngiki bayita Fou de Toi. yari Fou de Toi. njye nyifite itarimo amajwi ya Bruce Melody na Element. ibyo byabaye saga ndende urumva. ariko we nk'umuntu uri ukeneye branding akenera ko Bruce Melody nyine Element arayimusaba. ni izina rinini ndetse na Bruce Melody ayijyamo. ariko yarembwiye ngo ninkora indirimbo ntibe hit nzahita ndeka umuziki.
njye guhinga ibijumba cyangwa se ibiki byose, nzajya mu kandi kazi mu yandi magambo. Roskana uyu munsi ni package, ni full package y'umuhanzi. Bivuze ngo uyu munsi Roskana afite indirimbo nyinshi, niyo mpamvu navuze ngo 155 ntabwo bari gutekereza ngo Roskana turamubrandinga dute ku buryo ashobora gushyikira Bruce Melody akatwinjiriza, kuko Roskana nonaha ni umuhanzi mwiza ariko utari gukoreshwa the same no kuri Kenny Solo, sibyo se? Bivuze ngo niyo mpamvu navuze ngo Coach Gael akwiye abajyanama bari buze bakavuga ngo Roskana akeneye management imeze ite ijya kwingayinga ya Bruce Melody. So ahubwo noneho bagakubana bakubane nyine nk'abahanzi bari muri label, apana gutonesha umwe, tureke kubona umwe ari hejuru abandi batagaragara. Roskana rero ngenda hari n'indirimbo nyinshi afite yagiye gusohora, ariko ngiye mwizeramo nk'umuhanzi mwiza, ariko 155 ntakiri kumurira. Nandi makuru mfite noneho, andi makuru mfite nuko Roskana adafite contract muri nuza muri 155, ntabwo ndabimenya neza ariko nzababwira. Urumva cyaba ni ikibazo gikomeye abaye adafite contract. Ubwo rero bibaye kuko Coach Gael hari ukuntu ashaka kumwegereza, ariko Roskana we agashaka kugira ngo abanze nyine acishe makeya, abanze akore. Yego. Ubwo rero bibaye biri kuri ibyo ngibyo, abaye nta contract afite, ubwo ibyo ngibyo bishobora kuba ari nacyo kibazo wenda nzabanza bimenye neza, kuko contract Coach Gael yashaka kumuhereza imyaka niba ari 7 niba ari ingahe ntabwo nibuka ko yaba ari myinshi. Iyo myaka rero ku muhanzi ni myinshi bro, myinshi cyane. Ni nka Marina wasinye muri The Ben asinya mu myaka 10 10 bari he? Ubundi ni bari bagira inama ubari he? Ubundi ninde bagira inama? Ndabyumva ari ukeneye FM, ariko si imyaka 10 utegereza ko se Marina mpamvu batamufata mu zindi label niki. Badrama yamenye ahantu bagiye kumufata ahita ariko ngiye cyafite contract yanjye y'imyaka 10. Afi mufite contract y'imyaka 10 atagikora. Man, en fait ntabwo nyine ntabwo mba numva logique y'ukuntu ufata umwanzuro utabanje kugisha inama. Buri kintu cyose uzakora umuntu akubwira ikintu bijyanye n'imikorere ntuzahite wemera, uzabanza ubitekereze, medite, urebe ingaruka. Nabonye saga ya nuza ya diplomate na Badrama. Ibaze Badrama na Lick harya ni Lick shaba agafata indirimbo ya diplomate ari kumwe na Bwiza itarasohoka bakayishyira muri bakayikoresha nka soundtrack ya film ya Badrama yitwa Diana. Uruganda kuki muri abagome mwana, projet y'abandi ukayikoresha ubundi keretse ubundi baformasa abantu bose ari muri entertainment bakavaho bakazana abandi, kuko ntabwo numva man. Ibaze Badrama nk'ukuntu azi uburyo azi imvune z'umuziki uburyo zimeze. Lick ni wowe ntuza diplomate yumvisha indirimbo, warangiza ugafata indirimbo ukashyira muri soundtrack ya filime yawe utigeze umubwira uwo muntu, nta contact ntuza diplomate agirana na Badrama. Ubwo bivuze ngo ni Lick. Kuki muri aba snitch bro? Niba koko inkuru nabonye ariyo, ariko byagenze koko ataragatwiko, mwarahemutse, baba barahemutse cyane. Hano hari indirimbo iri hafi gusohoka, berekanye icyo nakwita nka cover yayo. Ni indirimbo Sikosa ya Kevin Kade, The Ben ndetse na Element. Ni indirimbo ya Kevin Kade, Element ndetse na The Ben. Abo wenda icyo ntaramenya, Element ariho nk'umuproducer, ariho nk'umuhanzi. Yego. Iyo ndirimbo rero imeze ite? Ni indirimbo nayo irimo uruntu. Indirimbo irimo uruntu. Urumva gute? Urumva kuba ntuza Kevin Kade yatigise Ben, ndetse Element nawe ntekereza ko zari inzozi zo gukora na Ben. So ni indirimbo batagombye kuba bakwanga ko byenda kose, ko Ben ni izina rinini. Ariko ikibazo kirimo ni iki? Nuko Coach Gael afite ibibazo na The Ben. Ndetse The Ben yashatse kwegera amakuru mfitiye gihamya. Nuko The Ben yashatse kwegera Coach Gael
yego coach Gael aravuga ngo nta biganiro nagirana nawe, indirimbo nimuyikore nta nubwo tuzanahura, nzabashora, nzabahereza amafaranga yose mushaka, ariko ntabwo njyewe nzagira gute, nzahaboneka, nyine ntabwo njye nshaka guhura nawe. Murabyumva? yego indirimbo izakorwa ni success kuri Kevin Kade ndetse na Element, ariko The Ben waraza kubingura kuri The Ben we urumva The Ben yashatse nyine kongera kwiyegereza coach Gael, aho ngati wapi ntibishoboka neza, yaramwangiye, yanamusabye ko bahura babati wapi aramukatira bishoboka. ubwo bivuze ngo nk'umuhanzi mukuru nawe abagomba kwifunga nawe akihagarara, none se siko bimeze, ugomba kwihagarara. amamba reka ubundi ngiye amazi akubwiye ngo winyoga nawe urayasubiza uti nta mbyiro nari mfite, nta mbyiro nari mfite. so ni indirimbo nziza, ntekereza ko bose n'abahanzi beza, output zaba nziza uko mbitekereza, kubera Kevin Kade ni umuhitinzi, Element ni uko, The Ben ni umuririmbyi mwiza n'umuhanzi mwiza, so ntekereza ko kuri njye ni indirimbo nitezeho ko izaba indirimbo nziza, ahubwo ikibazo cyaba muri promotion yayo, promotion yayo, kuko abo bahanzi bose uko ari batatu mu Rwanda turabazi pe na bastar, ariko iyo ndirimbo mu by'ukuri iramarira iki Kevin Kade, iramarira iki Element, iramarira iki The Ben. The Ben mu bihugu byo hanze arazwi, arafasha iki bano bahanzi bacu bandi kugira ngo ba spreading music yabo ije out of Rwanda. Ikibazo niko ari abastari mu Rwanda, ariko hanze y'u Rwanda akaba nta resulta nziza ibugaragara. Ni ikibazo cya mikoro, ni ubukene dufite bro, ugasanga umuhanzi arakoze araboostinze mu gihugu, ariko akagira stage ageraho, urumva yongere kugira ikindi akora. Ni nacyo coach Gael yafashije Bruce Melody buriya kuva mu Rwanda, nicyo kintu kirenze, kuko kuba uri umuhanzi mu Rwanda ukaba umustar si fresh, ariko se uri umustar ku buryo ugiye no muri Tanzania cyangwa se Kenya cyangwa n'ahandi hantu baba bakuzi. Nicyo rero nuza coach Gael yafashe Bruce Melody, namushimira cyane kuba yagize iyo initiative, kuko uyu munsi dufite abahanzi benshi b'abastar mu Rwanda, ariko mu by'ukuri badafite platform mu bindi bihugu, kandi umuhanzi ikindi bakeneye abakeneye ko ava mu gihugu. Reka ngweze urugero, urabona nka Buravan, Imana imuheruko ridashira, Buravan yari umustar mu Rwanda, ariko ni umustar mu hanze y'u Rwanda, kubera iki? Kubera ko ni umustar wa Prix Découverte 2019, ni umuhanzi nyine waba umuhanzi mwiza 2019 na 2020 ntabwo, ni umuhanzi nyine washobora kujya mu Faransa agakora igitaramo abantu bakaza, bivuze ngo we icyo fame yamufashe no gusohoka igihugu. Bari abahanzi ko ari batatu, nibashyireho nibafata imbaraga zabo bazihuze. Kevin Kade man, Imana izaguhe icyo nyine, ni umuntu uharanira gutera imbere tu Jamamani, uri umutigisi man, niyo mpamvu bamwise Papa Gigi, aragigira, niwe bise Papa Gigi, aragigira ariko ni fresh man, nyine akurikirana ikintu cye. Yego, tugana ku musozo rero, tugana ku musozo w'ikiganiro. Yego Leandre, ni iki ushobora guhita ubwira abanyarwanda kuri cyane cyane kuri iyi saga ya Dore Imbogo? Abantu bakanga gufasha umuntu akiriho, babyita prank, bikarinda bigera aho umuntu agenda nta gikozwe, bakifata mu gukingurwa rwe, akaba aribwo batanga ibyakamufashije ahubwo ari muzima. Ntabwo nzi impamvu abanyarwanda bakunda bapfa. Ntabwo niba umuhanzi waririmbye uti rwose mukunda umurambo. Bro, niba unkunda bimbwire nkiriho, niba unkunda bimbwire nkiri umwuka bazima. Man, abantu bose bahiye, Dore Imbogo yapfuye bla bla bla. Man, sometimes abanyarwanda duteye nabi bro. Ntabwo ari abanyarwanda gusa. Kuki tutumva ko twafasha umuntu akiriho? Wowe uri murarega ikindi kiganiro ushaka gusanga n'urugero. Njya nkunda kubwira abantu, uhuye n'umuntu uramuzi, appreciation yawe ni ingenzi kuri we mu gihe umuzi. Ariko ugasanga kubera ko nyine ngurumva ngo ngende umukapo, ntabwo nabwira Leandre ko mukunda, ntabwo nabwira Arafat ko mukunda, ntabwo nabwira Bruce Melody ko mufana. Bro, iyo ni mindset iri cheap. Kora ikintu kuri Dore Imbogo, abantu mwese mwamukuyemo views,
nizere ko at least hari icyo mwakoze ku muryango we bitari ibyo. Ndishimira cyane Gerard Mbabazi, nabonye yarakoze fundraising, warakoze cyane ko ni nawe wamuzanye, niba abantu babyibuka, niwe wakoze interview ya mbere na Dore Imbogo, warakoze cyane gukora fundraising, anabagufasha bose Imana ibaha umugisha. Ariko twige gukunda abantu bakiriho bro, ntabwo nyine ko kunyereka n'urugero nshobora kuba naburaye. Hari akandi kantu, ibaze kwicwa n'inzara ariko ku kiriyo cyawe bakarya ukabura ibintu by'ingenzi mu buzima. Dusoza ikiganiro kuko ngiye birenze aha ngaha ndumva nabakubita wanarakara. Man, can you imagine umuntu arakubwira ati mpa 5 byo kurya cyangwa se 1000 urayamwimye, ariko nyamara ku kiriyo cye mukaza mukarya mugatanga n'amamiliyoni, mwaranze kumufasha akiri muzima. Yego Leandre, reka ngushimire. Urakoze cyane Arafat. Yego, mbibutsa ko utarakoza subscribe kuri Leya Entertainment, wanyarukiraho ukayikora ukajya urushaho kubona ibiganiro bya Leya Entertainment. Njyewe mwumva rero it's a one and only umwe cyane. Reka duhure ubutaha. Ciao, hasta la vista. Blessings.